Sharange ndaho ndakomeye ndi mu kazi ariko nyine n'ibyago ngereka ntabwo nakwanze ntabwo gushaka imibare twarayipanze ndi hafi kubirangiza nanjye mbambwira databuja ngo bigire neza. Sheri ndaje rwose umva gahunda igiye kurangira. Mabuja yarahumye urabizi muha ibiryo mbishatse mukorera ibyo nshaka boss wenda mufite urabizi ndamuyobora rero ihangane ngiye kuzana ipinda harabura iminsi mikeya nko muri iki cyumweru nzaba mission nyirangije kuko ni ibigoryi barashwanye uzi ukuntu bafite inzu nziza uzi ibintu bafite nzayamurya uriya mugabo nzayazana yose nta make nzagabanyaho nukuri byizere ntago nabikora icyo nzi cyo nuko mabuja we yarahumye muyobora uko shaka ni ikintu kiraho ni igicucu ntabwo uzi ibintu mukorera wowe ko oya pe nzaza vuba sheri tugomba gushaka amafaranga tugashakira mu ndindagire nk'izi bose arimo arashaka umukiriya yaratorongeye yaragiye ariko azagaruka nawe rero tuba tubanye neza nta kibazo tuba dufitanye. Oya humura ndi hafi kuza. Sawa rero tuzasubira. Sawa urakoze. Kubara ko kubona koze iki umuntu nisane mu rugo nimugiye kurumura nabaye impumyi none n'umugabo agiye kumuntwara mana koko mana koko ubona ko koze iki asiana ari mama telefone barayinyambuye mana koko ubuzima bwawe koko n'igihe wakoze ibyaha nk'ibi ngibi none nimutana no kunyica ashaka kunyica n'amaso urayatwaye mana koko narakongera kwamagana mana ndakwinginze ni wowe ndeba ni wowe data ni wowe mama ubu nta kindi kivugira ariko nzi ko neza uzabikora. Shameze neza tu ntari ndumugomeye. Urakomeye? Ahubwo mwebwe. Natwe turaho. Muvandimwe se mu buhungira ameze ati. Muvandimwe wanjye ahubwo mukuru niwe nakayabajije. Araho ameze neza yaratorongeye umugore yaramutesheje arigendera amadeni ahubwo mva nkubwire wamfashije uyu mugore ukamunsorera muri iyi nzu ko waba ukoze cyane ko iyi mitungo ni ya mukuru wawe ni ya mwene nyoko nta mpamvu rero kugira ngo uyu mugore agumye ayirye yaranahumye. Ese ubu umuntu utareba ubwo urumva ubundi ikindi wamufasha waba ukoze cyane yenyemera ngiye nkora ibyanjye sibyo ngiye rwose ntaho na hamwe naje nje kwishakira amafaranga ntaho namwe rero utambwira niba hari n'ubufasha ushaka ngenda gufasha kuri mugore yoroshye nese ukuntu ateye ubwoba akose umuntu mutinya atanareba yangaje mukuru wawe nkigera hano atarahuma yanyiryagaho birangero byose abonye ko ahubwo ako kantu ko kuba yarangaje mukuru wanjye niwe muntu wenyine mu buzima icyo nakenera cyose nagikora kubwe yewe ndagushyigikiye ndahari icyo uzansaba cyose nzagikora byihoreye ngiye kugenda murebe sibyo namusohokana nabwira ko ngiye kumusohokana namujyana hamuta mu gihuru wabukoze namubeshya ko mujyanye kwa muganga hamwe umuntu w'umugabo we ntabwo yakora ko cyumba hari iki injira umva ibyo byo ndaje mbikora nanjye ko mparira ariko naho menye ko ubwo niba haba ngombwa ko hari ikintu mfasha ugomba kumfasha yewe amaboko yanjye arahari nzagufasha
nkawe koko ubu ngubu uzarira imyaka ingahe? Ubona kurira bizakugeza. Byihorere we nakubizi harya muri murumuna we umugabo wangize ukunguka akarinda ubwo apenda uri impumyi. Urumva uzarira kugeza ryari? Ndakwemera nawe ubu wabona uri nk'amakuru ushatse wanyemerera ntabwo nshaka hano umuntu wo mu muryango wanyu none nshaka ntabwo umuryango wose reba ukuntu mwamindwe naje muri urugo rwanyu ndeba reba ubu se kuko ubu namucumuye iki koko ubu nakoze iki ubusinzi n'ahantu yaciye sinzi ahantu. Okay, ngaho gerageza nyumve sibyo? Umva se nkumva ibi ushatse wanyumva nkagufasha. Mbwira ibyo mbwira nkumve guteza amatwi. Umfashije unyemereye nakwereka umukuru wanjye. None niba ari nibyo haguruka umviranga ntabwo nkeneye kukumva. Basi nyumva ibiki se? Nyemerera basi nkujyane kwa muganga. Niba ari ndagusezera urangera kwa muganga. Nyemerera nkujyane kwa muganga. Uvugije ukuri urangera kwa muganga. Ngewe ibyo mvuze ibintu maze igihe kinini narabuze. Mana we ndagusezeranyije. Niba ari ibyo byo nakwemerera ubu se undambara ndagirira bana. We ntugire ikibazo sibyo? Ibindi byose turabiteguye. Agize cyazanye ishyano ry'umukobwa ntazo ryagiye rimenaho amavuta bigira iki kubw'amahirwe urugi rwari rufunze yasanze nagiye amavuta afata urugi. Mayanyu unara amavuta n'ibisebe n'iki byose gusa ndakwingize basi ngaho njyara kwa muganga aho ndakwemerera. Reka njye mujyane kwa muganga sibyo? Ariko kira gikuru cyawe sinshaka kuzongera no kumurira niyo nareba. Okay. Ubwo rero reka nitegure sibyo? Nta kibazo. Ndaje ngutegura ibyo ujyana nawe. Nta kibazo. Wow. Reka nze muguhe. Halo? Oui, mama. Ndaho mama. Nyine urumva mama. Ikimwana wabaye ikimwana wambwira. Urumva. Reka ndakuvugisha mu kanya. Mwana we. Ndakumva mama ndakuvugisha mu kanya. Ariko na telefone yanyu yabaye umwana wambwira. Nyine urumva. Mwana we.
se ko wambwiye ngo njyanye kwa muganga nkaba numva ari ahantu mu bibuye mu bintu ntazi. Oya, kwa muganga uvura amaso iyi niyo nzira ijyayo. Ndi kugenda nsitara. Ihangane, simufashe se. Ihangane. Ahantu hari ibibuye bimeze nk'uko kwa muganga koko. Nari imodoka z'ubutwazi wanjye. Bawicaye hano gato. Bawicaye hano gato. Ndebe uko hari. Ahari kwa muganga. Oya bawicaye. Bawicaye ho gato. Ugiye se aho? Ndaje ntago ntinze. Mba ko wigenje aho ngaho ntuzavamo. Halo. Mbagarafure. Maze kugukurira umwanda mu rugo nitaye ahantu niba kizanavayo simbizi. Ubwo ibindi nushaka kugaruke mu rugo rwose pe. Aha umfasha nabisoje ariko sinakubwiye ariko bisoje rwose. Sawa. Ndikuza nciye ku ishyamba kugira ngo ngugereho vuba mbabarira ntago ngutinze. Sawa. Hafu y'umuntu. Igihe yagendeye ko kubu ntabwo araza kuko Mana yanjye. Amasaha barindwi umuntu ansize hano ko kwa muganga. Yego ko nta nabona. Wasurinde. Kuri aha ngaha. Banzanye kwa muganga. Ntago ari kwa muganga. Ahangaha ni mwishya. Nta muntu uri kundeba nese urinde ubundi. Nta muntu uri kundebera hano w'umugabo. Ntawe. Banzanye kwa muganga. Ahangaha ni ntago ari kwa muganga ni mwishyamba. Nano. Uyu mugore se ndeba musirimu gutya. Mana yanjye ndabigenza gute? Mana none se ubu ndava hano gute koko mwuka byarama. Rose wahaje gute ninde wahakoze? Nyine banzanye kwa muganga. Urabona mfite ikibazo cyo kutabona. Banzanye bambwe ngo bagiye kumvuza. Aha ntago ari kwa muganga. Ni murumuna w'umugabo wanjye wanzanye hano. Aha ntago ari kwa muganga bakubeshye. Aha ni wenda ndumva uri umubyeyi mwiza wambara ukangeza mu nzira koko. Ahubwo se ma si wowe mubyeyi wahara hepfo ufite umugabo w'umukire? Hehe hagana he? Hariya hepfo kunzi igeretse. Ni njyewe Mana ngize n'amahirwe ndumva none se wahumye ryari? Wambara ukanjyana ko ukanjyana wambara ukanjyana ukabyarawe. Reka ngufashe. Mfashe ukabyarawe. Ngufashe rwose. Ariko sinzi ko nahumye. Gahunda yihuta. Nese aho hafi nta mugabo uri kundebera koko? Oya nta mugabo uhari. Ngusanze aha wenyine nta mugabo uri aha ngaha. Komera. Ndagushobora se? Sinzi ko ndi bugushobore rwose.
Genda nakubwiye ngo ndakura umwana mu nzu ngira ibyo nibyo nashakaga. ubu ngubu ibintu byose ni wane urumva nta kibazo urongera kugira ubu noneho rero sibyo ushatse wahamagara Grafere ariko naramuvugishije Ese Mana uranyemera. ibyo byose se Ibi bintu birimo Imana nyamara. ahubwo none wumva urumva njyewe nahise mufata cyagiye turasohoka turatambika turazamuka turacurika twongera turazamuka Ndabyumva. agenda musiga ahantu ku gihuru urumva uzi noneho uzi mugeje ku gihuru ababwiye ngo ngiye kureba muganga ho gatoya Ariko se nyina n'ubu nyina azi ngo umukobwa wari mu rugo. nyina nari namumuhaye yamuvugishije Ariko mbasha cyo nyina yamuvugishije kuri ingofero z'ubwenge. sha reka nirebera akantu kuri firigo nawe ubundi sha wumve Twihewe. Mboga mbizi ziva mu nkono. Ibisa n'ibiki?